unyemerere tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana ibice byaho 9 ku murongo waho wa mbere hari amagambo meza ahanditse. Unyemerere rero dusangire iri jambo. Haravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Aravuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Hanyuma kandi akavuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Amen. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Iki ni igice cyanditswe nande ni 9 ku murongo wa mbere. Iki ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana witwaga Yohana mwene Zebedayo w'umurobyi. Umurobyi wakibaza ngo umurobyi yandika igitabo gute? Yohana rero w'umurobyi mwene Zebedayo wari ufite nugwa ngo wari inzobere mu kuroba, yanditse ibitabo 5. Burya nta hantu kuri Imana itagukura, nta n'ahantu kuri Imana itakugeza. Yohana mu kwandika ibi bitabo 5 rero, iki gitabo dusomye icyo bita abateologie bita ngo ni Nos Boutique, iki gice cyaho cya 9 hari amagambo meza tuhasomye. Yesu ari maganira n'abigishwa. Bibiliya iravuga ngo bari basohotse mu mudugudu, barimo bagenda babona umuntu wabanaga n'ubumuga ariko bwo kutabona. Yari afite ikibazo cyo kutabona. Abigishwa bitewe n'isomo bari barimo biga, babona ngo babona uburyo bagomba kumubaza ikibazo. Bamugezeho baramubaza bati none se mwigisha, uyu muntu turimo tubona kandi tuzi ko tubibona ko yavutse afite ikibazo cyo kutabona, ko turimo tumubona abana n'ubumuga bwo kutareba, ko turimo tumubona tukaba tumuzi neza ko iki kibazo akimaranye yakivukanye, hari ikibazo dushaka kukubaza. Ese ni ibyaha bye cyangwa se ni ibyaha by'ababyeyi? Turagira ngo dukure mu rujijo rimwe na rimwe ibintu turimo tumenye ibyo ari byo. Ese ni ukuvuga ngo kuba afite iki kibazo ni ibyaha yakoze, ni ubusambanyi yagiyemo bimukururira ibibazo? Ese ni ubutinganyi yagiyemo? Ese ni ukuvuga ngo ni ibyaha by'indengakamere byamukururiye ibi bibazo yaba arimo? Ikindi gikurikiyeho, niba atari we dukure mu rujijo, ese ni ababyeyi be baba ni ukuvuga ngo haba ari ibyaha bakoze byaba byarakururiye uyu mwana ibibazo? Yesu afata ijambo rikomeye arababwira ngo reka mbabwire, uyu nguyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi nta cyaha bakoze, ahubwo ibi byabereyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri uyu muntu. Ndashaka kukubwira iki muvandimo, wowe unkurikiranye undeba? Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura na situation agakeka ko ashobora gusanga hari ikibazo afite, ukibaza uti se ni ugusenga nabi? Ese ni ukuba nasenga? Ese ibintu bimbaho nuko ndi umunyabyaha? Ese ibintu bimbaho nuko nuvuga ngo ubu bukene bunyizingiraho, cyangwa se izi ndwara za hato na hato, cyangwa se nuvuga ni iki kintu cyihishe inyuma yo kugira ngo ibi bintu bihora binyizingiraho? Ni ukuvuga ngo ni iki cyihishe inyuma y'ibi bintu? Ijambo ririmo riravuga ngo uburwayi bw'uyu muntu nta ruhare yabigizemo. Uruhare rw'uyu muntu nta kintu namba yaba yarabigizemo uruhare, oya, ahubwo ibi murimo mubona, ibi murimo mureba, ibi mumaze iminsi muzi, ibi byabereyeho kugira ngo bigaragaze imbaraga z'Imana. Ibi murimo mubona ndimo ndashaka kuvugana nawe, ibi kubaho uburyo ubayeho, intambara uri mu Rwanda si ingaruka z'ibyaha, ahubwo ni ukugira ngo Imana igaragare mu buzima bwawe. Kuba umaze igihe kinini warajugunya amahoro, kuba warize ukaba utabona akazi nk'abandi, kuba nuguha ngo umaranye igihe kirekire indwara zarakwibasiye ndetse no mu rugo zarakwibasiye, umutekano mu rugo warabuze hagati y'abashakanye, ugasanga hari n'ugunda. Ibyo birimo biba si uko muri abanyabyaha, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare mu rugo rwanyu,
ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragare mu buzima bwanyu. Kuko iyo Imana igize icyo ikora, mubwira abantu imirimo. Iyo Imana igize ikintu ikubita ikagikuraho, mubwira abantu imirimo y'Imana. Ubwira abantu uti burya ijambo ry'Imana yavuga ngo ikura umutindi ku cyavu ikamwicaranya n'ibikomangoma. Iyo tuvuze iri jambo ngo ikura umutindi ku cyavu, wowe iyo ubyumva ugira ngo ni ibintu byoroshye, ariko Imana ifite ubushobozi bwo guhindurira ubuzima umuntu, ikagukura ku cyavu ikakwicaza aho abantu batakwicaza, ikagukorera ibyo abantu batagukorera, ikagukorera ibyo abavandimwe batagukorera, ikagukorera ibyo inshuti zitagukorera, ikagukorera ibyo abantu runaka batagukorera. Kuko imirimo y'Imana ni ukuvuga ngo tubayeho uko Imana ishaka, ntabwo tubayeho uko abantu bashaka. Ijambo ry'Imana rivuze iki rero? Riravuze ngo bamubonye baravuga bati dusobanurire neza iki kibazo turimo tubona kimumazeho imyaka myinshi, yabanye nacyo igihe kirekire, yabanye nacyo atindanye nacyo. Ese nuko adakiranuka? Ese nuko adasenga? Bibiliya iravuga ngo si ukubera ko adasenga, ahubwo ibi murimo mubona byabereyeho kugira ngo imirimo, Imana ishimwe cyane, imirimo y'Imana, Imana igira ikintu ikwamururaho abantu bamenye kubana n'Imana. Imana igira ikintu isenya ku buzima bwawe, abantu basobanukirwe neza kuri umuntu w'Imana. Imana igira ikintu irema gitanga icyo bita gasopo, gitanga tezevu, abantu bagupinga, abantu babona ko nta kikurimo, abantu babona ko nta kizakuvamo, bamenye ko muri wowe harimo umugambi w'Imana. Buriya reka nkubwire ikintu, umuntu yisanisha n'ubuzima abayemo. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kugusanga yakureba akagira ngo uri intabwa, rimwe akagufata uko ashaka bitewe n'ubuzima gusanzemo. Ariko ndashaka kukubwira iki, abantu babona uwo uriwe ariko ntibabona uwo uzaba mu mugambi w'Imana. Ndimo ndashaka kuvuga aya magambo, Imana ishobora byose, umugambi gufite urahishwe, uwo uzaba birahishwe, uwo kuzamera birahishwe. Babona uyu muntu afite iki kibazo, ntabwo abantu bari bazi neza yuko muri we Imana imufitiye umugambi wo guhumuka, bari bazi yuko byarangiye. Kuko Bibiliya igaragaza ko yari amaze igihe kirekire afite iki kibazo, yari akimaranye imyaka myinshi. N'ibibazo nawe ufite, ushobora gusanga hari ikibazo umaranye igihe, ushobora gusanga hari ikibazo cyakubayeho karani, ukacyakira mu buzima, ukizera yuko muzabana ubuziraherezo. Dore yuko muri ino minsi usanga umuntu warwaye nka diyabete, reka nyitangaho urugero, usanga yarayakiriye yumva ari bwo buzima, yumva bazabana kuzageza igihe Imana izamuhamagarira. Sibyo, ni ukuvuga ngo izi ndwara zituruka ku badayimoni. Ni ukuvuga ngo ijambo riravuga ngo Imana ifite imbaraga zo gukora imirimo mu buzima bwawe. Imana ifite ubushobozi, Yesu afite kapasite yo kwinjira muri wowe agakora n'impinduka, agakora impinduka abantu babyemera batabyemera. Kandi icyo nk'undi rishobora byose, iyo igiye gukora imirimo muri wowe, ntibaza abantu, ntibaza abaturanyi, ntibaza abavandimwe, ntibaza bose mu kazi, nta muntu, ni ukuvuga ngo ibikora yonyine mu bwiza bwayo, mu cyubahiro cyayo, mu bushobozi bwayo, ikamanuka ikagira ibintu kubita, ukabwira abantu imirimo y'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu ni ukuvuga ngo dufata abantu tukabafata mu buzima tubasanzemo, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni umugambi uhishwe. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu yabanaga n'iki kibazo, ariko muri we harimo guhumuka, muri we harimo ubuzima bushya, muri we harimo impinduka. Kuko Yesu yarababwiye ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, nkwiriye gukubita iyi ndwara, nkwiriye gukubita iki gisuzuguriro, abantu bakamenya yuko Imana ishobora byose. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo, Imana igira ikintu ibirindura ku buzima bwawe, Imana igira ikintu isenya ku buzima bwawe, kugira ngo abakubona, kugira ngo abagupinga, kugira ngo abagukarishije ahantu bakavuga ngo ibyo ushoboye nibi, bamenye ko muri wowe harimo imbaraga, bamenye ko muri wowe harimo ububasha, bamenye ko muri wowe, ni ukuvuga ngo muri wowe harimo umugambi uhishwe w'Imana. Bibiliya iravuga ngo acira amacandwe hasi. Imana iyo igiye gukora igitangaza ikoresha, ni ukuvuga ngo mu bushobozi bwayo nta kintu itakoresha, mu bushobozi bw'Imana nta kitakoresha. Yatobye akonda akamusiga ku maso, ubundi icyondo kirahumisha,
ubusanzwe areba ni ukuvuga ngo ryahoma, noneho iryapfuye ryapfira rimwe. Ariko Yesu ni ukuvuga ngo ibidashobokera abantu, ibidashobokera ubwenge bw'abantu, ibidashobokera siyansi y'abantu, ibidashobokera tekinoloji z'abantu, ku Mana birashoboka. Bibiliya irambwira ngo Imana yafashe Mefibosheti ari Lodebare mu cyaro, abi Lodebare ahantu nakita ari intabwa, imukura imujyana i Yerusalemu. Bivuze iki rero? Nta hantu kuri Imana itagukura muvandimwe, nta hantu kuri Imana itahindura ubuzima, nta hantu kure wewe nuvuga ngo kwakira ubuzima ubayemo ukagira ngo nibyo no. Nuvuga ngo ku Mana birashoboka, ibintu byose mu Mana biremera, ibintu byose iri kumwe n'Imana birakunda, ibintu byose iri kumwe n'Imana ubu mutsinzi kurushaho. Kuko nuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo twebwe iyo ufite Kristo mu mutima wawe ntabwo uri umurizo ahubwo uri umutwe. Ndashaka kukubwira iki rero, wiha agaciro cyangwa amajwi y'abadayimoni ngo wemere ubwo buzima urimo, wemere iyo situation. Nuvuga ngo yikansoringe, nukuvuga ngo wewe wiyaturiraho amagambo mashya, uvuga uti ngewe nduyu nguyu muri Kristo Yesu, ngewe nduyu nguyu mu mbaraga z'Imana, ngewe nduyu nguyu magaranye n'ishobora byose birakunda. Nukuvuga ngo wewe uri mu buzima bushya mu ruhande rwawe. Imana ishobora byose ni guha umugisha. Bibiliya irambwira ngo uyu muntu Agisorowamu arakaraba arahumuka, ngo ahumuke abantu bafata ijambo baravuga ati ariko se uyu ni wa wundi tuzi, ni wa wundi tuzi wahoraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi batisiwe. Nshoje ndimo kubwira ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Shalom shalom.